nongeye kugusuhuza. Uyu munsi waramutse neza? Urashima Imana? Nagira ngo ubaze vuba vuba. Ese uyu munsi wibutse kubabarira? Wibutse gushima? Uyu munsi se wibutse kunezerwa? Uyu munsi se wibutse kutiganyira? Ese uyu munsi wibutse gusenga? Ntabwo ari byo byari binzanye, ahubwo uyu munsi nari kukubwira akandi kantu. Ni hahandi nibereye mu rwambariro, aho twambika abantu. Wabishaka twakwambika inyuma n'imbere, ariko reka nkubwire kano kantu. Ni akantu gakomeye, ariko uwakampishuriye nawe yemeye ko nkaguhishurira. Abantu tujya dutinda cyane tugatinda mu kureba ibitagenda ku bantu, tukareba ibitagenda ku bandi, ntiturebe ibitagenda kuri twebwe, ntiturebe umuti w'ikibazo. Ese twabigenza gute? Ariko hari umugabo watanze umuti. Uwo muti yatanze yaravugaga ngo, ese buriya ntibishoboka ko mwaba umwe, mwamara kuba umwe mugashyira hamwe, ahubwo ntujye ureba ku kibazo cya kanaka ngo ameze kuriya, ngo afite intege nke, reka tubivuge neza, ngo ni umunyabyaha, mureba ni umukene, cyangwa se uriya ni gutya, uriya ni gutya. Ahubwo aravuga ngo ni mwebwe mwanyizeye, mujye mwibuka yuko ngo muri ingingo zitandukanye mu mubiri umwe. Avuga ngo iyo urugingo rumwe rubabaye ngo n'izindi zose zibabarira rimwe, kubera ko urugingo rumwe rwababaye. Ndashaka kwerekana yuko uramutse wowe ubonye umuntu umwe ufite ikibazo, kubw'urukundo wagakwiye guhita ubona ko ikibazo afite mu gisangiye. Siko bimeze? None se niko ubigenza? Uyu munsi wibutse gukunda? Uyu munsi wabasha kureba umuntu ukabona ikibazo cye nkaho ari cyawe, nubwo utagira icyo ugikoraho? Nibura wakumva umugiriye impuhwe, cyangwa umuha akato, cyangwa ni wowe umuvuga, cyangwa ni wowe wumva akubangamiye. Ariko umugabo yarabivuze, aravuga ati mwibuke yuko ngewe ndi umubiri wanyu, mwebwe muri ingingo zanjye. Arongera aravuga ngo urugingo rufite intege nke ngo nirwo rurushaho gushyirwaho imbaraga, kwitabwaho. Murabizi mwese ku mubiri yanyu mufite ingingo zifite intege nkeya. Ese umuntu wari wabona umuntu ufite intege nke muri ubu buzima busanzwe, yaba no mu buzima bw'umwuka, ngo wumve ubigize umutwaro, ngo wumve ni wowe wagakwiye kumufasha, cyangwa ni wowe umucira urubanza, cyangwa ni wowe wihutira kumutaranga? Ariko umugabo yaravuze ati, atanga ibanga, umuvuno. Aravuga ati nuramuka wihaye kubabarana n'urugingo rwawe rumwe ruri kuri wowe, nibwo muzaba mukoze umubiri umwe, nk'uko umubiri wawe ukora. Ujya ureba, uru rutoki ruramutse rubabaye, umubiri wanjye wose urababara. Kandi iyo rwababaye, tuvuge rwakomeretse, mpita mpapfuka, sinongera no gukoresha kuno kuboko, noneho ntangira kugira iki, kujya ibyo kuno kwakoraga kuno kukabikora konyine. Ese wari wajya mu cyimbo cya mugenzi wawe utangire umufasha? Tangira urebe icyo ukeneye gukora, niba koko warizeye uwabivuze. Nta wundi uravuga ibintu by'ubwenge, nta wundi uravuga ibintu bishobora guhita bihindura umuntu mu buzima bwe, yitwa Yesu Kristo. Utangire ukunda amagambo ye, ukunda ijambo rye. Iyo utangiye kuritekerezaho, rigenda rihindura ubuzima bwawe. Nihitiraga ugire umunsi mwiza, kandi wanabishaka ujye uza tukwambike. Turi mu rwambariro, dushobora kukwambika ibyiza ukaberwa, tukanakwambika no mu mutima. Ugire umunsi mwiza, ariko utekereze cyane kuri ayo magambo. Numara kubishobora, numara
kumenya yuko utari wenyine, ahubwo uwo mwaremwe mu ishusho imwe ari mugenzi wawe. Ntabwo uzamucira urubanza, ahubwo uzatangira kujya umugira gutya, kuko izo ntege nke afite uyu munsi wasanga ari izo ntege nke zawe ejo. Nuba umukomeje amaboko, ayo maboko ukomeje ariyo wasanga ariyo azagukomeza ejo. Nihitiraga ugira umunsi mwiza.